Amatora yari mu mupaka wa Kongo mu Rwanda, ubutumwa bwari butarinjira. Iyo twasengaga rero Imana yaravugaga rwose, yaravugaga mbatumye mu Rwanda guhindura abanyarwanda, nk'uko dusoma muri Matayo 28 umurongo wa 19, umugende mu mahanga yose muhindure abaremwe bose, mubahindure kuba abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ku murongo wa 20 arakomeza ati kandi mubigishe kwitondera ibyo nasize mbabwiye. Maze kubatizwa mu Mwuka wera rero umuhamagaro warashyushye rwose, numva najyana ubutumwa mu Rwanda. 65 aho mu ishuri rya Bibiliya nari umwarimu, ariko nkakurikirana amasomo ya Bibiliya. Abavuga ubutumwa ba mbere hari ikibazo cyo kumenya gusoma, kwandika, kubara. Noneho uzi kuko nari narize rero, ntangira muri iryo shuri nigisha. Mbere y'isa sita nigaga amasomo ya Bibiliya, ariko nimugoroba saa 8 nyuma ya saa sita nkigisha abavuga butumwa. Mpamara imyaka 2, 66 itorero rintuma mu majyaruguru ya Gisenyi, ni kuvuga Rwerere na Mutura, hariya muri za Bigogwe. Nakora amezi 6. Ngira ngo bwari ubwa mbere bumva inkuru y'Umwuka wera. Je rero mvuye mu ishuri rya Bibiliya, ndashyushye rwose, umuriro uraka, ntangira kubigisha iby'umwuka, abantu babatizwa mu Mwuka wera. Nyuma y'amezi 6 rero nibwo Imana yantumye i Kigali. 67 mu kwezi kwa 8 nibwo naje i Kigali hari Gasave. Twaje turi batatu, twaje turi abapastori batatu. Ariko ADEPR yari yarohereje intumwa mu kwezi kwa 2 bahagura ikibanza hariya dutuye n'ubundi. Noneho rero 67 twaje tubaririza abo bari bakiguze bari abanyacyangugu. Ni naho ADEPR yari iri, niho hari siège ya ADEPR. Tuva Gisenyi rero tubaririza aho hantu baguze. Tuhageze turimo tuhatambagira, abantu baratubona cyane, abana n'abagore bagira amatsiko baza kureba abantu bambaye amakaruvati, bambaye amakote, bari mu gisambu, barimo kugendagenda mu gisambu. Baraza baje rero turaririmba, tubabwiriza ijambo ry'Imana. Nari kumwe na pasiteri wanjye Amiyeri Sebuturo, n'uwari umwungirije witwa Petero Twayigize. Umva ko twari tuje mu iperereza kugira ngo turebe aho twazatangirira umurimo. Tumaze kubona ubwigenge 62, ni ukuvuga tumaze kubona ubuzima gatozi bwa leta. Gihundwe na Gisenyi twagabanye amaprefegiture. Noneho Gihundwe ifata Kibuye, Gikongoro, Butare na Gitarama. Gisenyi nayo ifata Ruhengeri, Byumba, Kigali na Kibungo. Bo bahaguze mu izina rya ADEPR, ubwo hari ahacu twese. Nyuma rero kuko Kigali yari yacu, yari ya Gisenyi, twagomba kuza kuhatangira umurimo. Turimo dutambagira nyine icyo kibanza cyacu, rero umurima
abantu batubonye rero baraza bagira amatsiko, baraza nk'abaje gushungera gusa, ariko kugira ngo tubereke abo turi bo turaririmba, batega amatwi, dutangira kubabwiriza, duhamagaye abo kwihana barihana, barapfukama bose. Bigaragara ko batari bazi icyo bakora, ariko ibyo byose bari bafite inzara n'inyota. Bagenzi banjye rero batese, ejo tuzataha dusubire i Gisenyi, dusiga aba bantu bageze kuri 50. Ubwo usanzwe ufite umuhamagaro, aho ntiwagumira ko inaha ukabona n'intama z'Imana, nta karangiti, sinzi naho nzacumbika. Nuko bagenzi banjye rero bati ntabwo tugisubiranye i Gisenyi, umurimo wawe n'ubundi uri hano i Kigali. Nuko natangiye, bo mu gitondo barataha, nanjye nshaka aho ncumbika, mpamara ibyumweru 2. Naje gusubira i Gisenyi kuzana ibikoresho. Narakoze mara amezi 6 mu muryango ukiri i Gisenyi. Nagiye ncumbika hirya no hino, nacumbitse mu Rugunga, nacumbitse i Nyamirambo, ariko ku iherezo Gigasaje mu kazu gato kari gahari twaguze muri uwo murima. Kari akazu gashakajwe ibyatsi, dukuraho ibyatsi dushyiraho amabati. Nase we misiyoneri yajya kuba mu nzu y'ibyatsi, nkuraho ibyatsi, nyuma nshyiraho amabati, nongeraho nakumba. Nyuma rero kuri Noheli nibwo nagiye kuzana umuryango, turatangira. Tuzi i Kigali twahasanze abakristo 3, ariko nabo bavuye i Cyangugu. Umwe yari umugoyi, yitwaga Intwaza Matayo, yaje no kuba umupastori muri 1992, ariko 1994 apfa muri jenoside, we n'umugore we, n'abana ngira ngo 2, ariko hari abana be basigaye, ndetse umwe n'umukozi wacu muri ADEPR. Abo bakristo 3 rero ntabari baravuye cyangwa ubu baje gushaka akazi. Mu by'ukuri baramfashije mu ivugabutumwa. Iyo twajyaga ku ifunguro twabaga turi 5, abakristo 3, nanjye n'umugore wanjye. Ngira ngo umuntu abonye ibihumbi n'ibihumbi by'abakristo ntiyakumva ko twatangiye turi 5. Muri iyo myaka twavuzaga ingoma yo guhamagara abantu. Ese ko abantu nta masaha bari bafite, amasaha yari atarakwira, 8:00 ngira ngo amatorero yose yavuzaga ingoma 8:00 yo guhamagara abantu. Ntibari mu gitondo kandi nabwo bavuzaga ingoma, kwa padiri nabo bakavuza inzogera. Ntibikiriho ariko byahozeho. Nyuma rero no mu kuririmba twaririmbishaga utugoma, ibikoresho bya muzika byari bitaraza, keretse aho abazungu bari, abazungu baririmbishaga za gitari cyangwa za korodeyo. Muri abo baje bwa mbere hari abo bari bakiriho ubu ngubu, muri abo bihanye bwa mbere Gasaje? Ndakeka ko hari umwe niwe dufite hariya Batsinda, ariko abandi bose barapfuye. Uwo mvuga ni mu mubatizo wa mbere rwose.
umubatizo wa mbere umubyeyi witwa Nyirabucyaha Lois turamufite. 68 ukwezi kwa karindwi twabonye urwandiko ruvuye Cyangugu rutubwira ko hari abakristo bo muri Gikongoro Kibuye bimukiye mu Bugesera. Muri icyo cyumweru duhita tubona n'urundi ruvuye mu Ruhengeri rutubwira ko hari abanyaruhengeri barimo kwimukira mu Bugesera. Bo ndahambira rero njya mu Bugesera muri uku kwezi kwa karindwi. Navuye i Gasave saa 12 nta modoka, ariko ni imodoka zari nkeya muri iyo myaka. Mva ku Gasave n'amaguru ngera ahitwa Maranyundo mu itorero ry'Abangirikani hafi y'Inyamata. Hari umwarimu nari mpazi nawe twari twarabanye Gisenyi, baranyakira barancumbikira, ariko mpagera nabyimbye ibirenge. Nagenze urugendo rurerure ku zuba, bo baranyakira banshyuhiriza amazi bankanda ibirenge. Mu gitondo bampa umuntu wo kumperekeza kujya kundangira aho abakristo bari. Twari twamaze kumenya izina rya segiteri, abakristo ndahabasanga bari bahamaze umwaka. Bambonye baranezerwa cyane, nanjye ndanezerwa. Yewe umunaniro nari mfite numva mvuyemo, mbonye intama z'Imana nabo kandi basaga n'intama zazimiye umwaka muzima bari mu ishyamba batagira, bageragezaga guterana, ariko kubona umushumba aje kubasura byababereye nk'igitangaza. Bo barahamagarana kuko bari batuye muri Piyezana, baba batuye ku mihanda. Bo turaterana, turishima, turanezerwa, ndahacumbika. Nubwo gucumbika byari biruhije, utuzu tw'ibyatsi hasi no hejuru, 3 metero 4, byari biruhije ariko byari ngombwa. Mu gitondo rero bamwe muri bo baramperekeza tujya hakurya muri Ngenda kureba abakristo bavuye za Gikongoro na Kibuye, kandi bari benshi koko. Tuza kugera ahantu hitwa Igihinga, twakirwa n'umuryango umwe, nabo baturangira ahandi ahitwa Murambi, naho tujyayo. Nyuma rero naje kugaruka muri Kanzenze, ngaruka i Kigali. Mu cyumweru gikurikiyeho nagombaga kujya Gisenyi gutanga raporo. Raporo barayishima, barangororera bampa igare. Noneho maze kubona igare byari byoroshye, ariko nsubiye inyuma gatoya, kuva muri Kanzenze umuntu yambuka muri Ngenda hari urugendo ruruhije. Kujya muri Ngenda ukomeje umuhanda hari kilometero 120, hari inyamaswa, aho bitiga ko hari inzovu, ahandi hari imbogo. Noneho tugahitamo kunyura hafi aho twambukiraga mu Rufunzo, ibyo bita umurago, tugakuramo amapataro n'inkweto tukabishyira ku rutugu, tukavogera muri ibyo byondo. Twagera hakurya tukoga, tukongera tukambara.
mu myaka ngira ngo igeze nko ku 10 niko twakoze muri ngenda tunyura muri iyo nzira iruhije cyane. N'igihe mbonye igare narahageraga nkakodesha umuntu wikorera igare nkazongera kurikoresha ngeze hakurya, no mu kugaruka niko byagendaga, dutinya kunyura gukomeza umuhanda kuko hari kure kandi hari amashyamba y'inyamaswa. Mu Bugesera byaraturuhije, hari mu mashyamba wenda muri serire tukabonamo umuntu umwe wenda ni umugabo n'umugore n'abana, nk'abaturutse Igikongoro cyangwa ku Kibuye babaga baziranye mu masegiteri hirya no hino, bakaturangira abandi bakaduherekeza tukajyayo, cyane nko mu rwego rwa segiteri twahitaga tuhasaba ikibanza kuko muri abo bahungiyeyo bamwe bari abakonseye abandi bari abayobozi mu nzego zo hasi. Noneho rero twabona umukristo uzi gusoma nkamusigira responsabilité, bakajya baterana wenda muri serire bagaterana, umwe akayobora abandi. Igihe cyarageze nkajya nsubirayo kubasura, wenda kubona ibibanza ntabwo byatugoye kuko hari mu mashyamba, ariko no gutangira ntibyatugoye kuko hari abakristo. Nyuma ubwo ni kimwe na Bicumbi, Bicumbi naho navuye n'amaguru ngera ahitwa Karenge, naho hari inzovu muzi ko baje kuzimura muri 76. Inkuru barazirashe, inyana zazo bazijyanaga n'indege bakazijyana muri parike mu Kagera. Naho naba narakoze ingendo nk'ebyiri ngenda n'amaguru, ariko nyuma naje nagiye nsubirayo n'igare. Ubundi dutangiye abazungu nabo bari bafite bumvaga gutangira umurimo w'Imana i Kigali ari ishema ry'amatorero. Twakundaga kubona abazungu babashyitsi kenshi, wenda icyumweru cy'abasange no nkabajyana i Bugesera, abandi nkabajyana i Bicumbi. Nyuma hakurikiyeho Byumba 69